Yes, akanongera ufata umwanya ngo usuhuze cyane nkwifuza gukomeza kubuganiza niba ufata umwanya nkabashimira cyane ku rukundo rwanyu mudahwema kutwereka no kutugaragariza muri utwo minota za kwisaha. Ntabwo ikaze wewe bitameze neza nk'ibisanzwe ndakubwira ngo ugire icyizere wihangane usenga Imana mwisibeho. Ubuzima buri absanda ariko twize Imana twanisigara ukuntu biza kurangira bigenze neza ni wa mwanya n'ubundi ugiye gukomeza wa makuru menshi abayisukiranya mu binyamakuru cyane mu Rwanda. Amakuru dukurikirana hafi bikomeje kuba muri Ukraine ndetse ndakubwira yuko Ukraine yamaje kuzibukira ibyo kujya muri OTAN cyangwa se NATO nyuma yuko ibintu bikomeje kugenda bikara hariya mu gihugu cya Ukraine, aho igihugu cy'Uburusiya cyakomeje kugenda gikaza cyangwa se gikomeza kugenda kigaba ibitero hirya no hino mu gihugu cya Ukraine ndetse bikomeza kugenda bigwamo abantu benshi cyane kabisa bagiye gukomeza batandukanye, nubwo abaturage muri Ukraine bavuga yuko bakomeza kugenda barwana uko byakagenze kose. Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yatangaje ko igihugu cye cyavuye ku mugambi wo kuzajya mu muryango wo gutabarana ibihugu by'uburengerazuba bw'isi OTAN cyangwa se NATO mu rurimi rw'icyongereza. Ibi ngibi haribazwa intambara niba irahita igomba kwita irangira ku kanya. Ese intambara irangiye kuko cyane yuko Putin ibyo avuga ashaka ruko iki gihugu kitajya hariya muri OTAN cyangwa se muri NATO nkuko yakomeje kugenda abitangaza. Hari ibintu byinshi byagiye gukomeza bivuga ndetse bikanasanishwa nk'abantu bagiye basanisha ati kuba kiriya gihugu cyajya muri NATO igihugu cya Ukraine ngo ni nko kuba batanzemo urugero rutoya ati umugabo yabwiye umugore ati kuba Uburusiya buri kurwana na Ukraine ndabyumva cyane bitewe nuko ati nawe ntabwo wakishimira yuko umwanzi wawe aza gutura hafi yiwawe. Umugore amubwira ati kujya muri OTAN kwa Ukraine n'uburenganzira bwayo ndetse Uburusiya buri kwitambika mu bwigenge ndetse n'ubuhangange bw'igihugu nka kiriya cy'Iburayi. Ibi ngibi umugabo ukuntu ngo yese abikora nakundi ngo yese afata icyuma ngo arakijyana mu cyumba. Umugore amuga ati se kuje kurana icyuma, aravuga ati uburenganzira bwanjye n'ubwigenge bwanjye n'ubwisanzure bwanjye. Umugore agira ikibazo gikomeye cyane. Umugore agiye kubona ngo umugabo afashe icyuma gishyize neza impande y'uburiri aramaze araryama. Umugore asakuza cyane avuga ati gutumubwira ngo uburyo uze kuryama n'icyuma bishoboka biti ibyo simbyemera sindarana nawe urashaka kuza atwungisha tuzi ubwo bigucitse by'impanuka ukanyica. Umugabo ahita amusubiza ati rero wa mugore nk'uko ufite ubwoba ari yuko nshobora kuryama n'icyuma ndi umugabo wawe twarasezeranye ukaba utanyizeye. Ati rero niyo mpamvu Uburusiya budafite kwizera igihugu cya Ukraine nta n'isezerano na rimwe cyangwa se nta n'isezerano na rimwe bigeze bahana. Rero ati nta mpamvu yo kugira ngo Uburusiya bwizeye nabwo igihugu cya Ukraine nkakira kandi umwanzi wacyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashaka gutereka ibitwaro kirimboza hariya imbere yabwo. Ati rero nuko biba bimeze. Rero urumva ni ibintu byinshi agenda avuga ariko abenshi ntabwo bashyigikiye Uburusiya bitewe n'ingaruka nyinshi zikomeza kugenda zigaragara by'umwihariko muri Afurika ndetse no ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ngira ngo mwarazibonyeho ibintu byinshi byakomeza kugenda bizamuka ndetse bikaba bitangazwa yuko ikibazo cy'inzara kigomba kugariza ibihugu bya Afurika by'umwihariko biri munsi y'ubutayu bwa Sahara cyane biba biteze ingano n'ibintu bituruka mu gihugu cy'Uburusiya ndetse n'igihugu cya Ukraine kugeza kuri ubu ngubu. Rero nibyo none rero kubwo Perezida wa Ukraine yamaje gutangaza yuko igihugu cye cyavuye ku mugambi wo kuzajya mu muryango wa OTAN. Rero ibire bikaba byibazwa nyine niba ari ikintu cyiza kigiye kwita gituma intambara ihagarara ndetse ibibazo byari bikomeje kugenda bizamuka bikaba byafatirwa icyemezo. Ni icyemezo cyatangajwe ko cyafashwe mu rwego rwo gucubya uburakari bw'Uburusiya budashaka ko Ukraine yajya muri uriya muryango kubera ko abwanga ko bwavogerwa nyine muri rusange. Ni intambara benshi bagiye bita iya David na Goliath. Uyu mugabo yagize ati ntabwo Ukraine izajya na rimwe muri OTAN cyangwa se NATO. Icyizere gihari nuko icyo cyemezo cya Ukraine gishobora gucurutsa uburakari bwa Perezida Putin akaba yategeka ingabo ze gutaha vuba na bwangu. Perezida Zelensky yagize ati ukuri nuko Ukraine itazigera na rimwe ijya muri OTAN cyangwa se NATO nyuma yuko kandi kiriya gihugu kigiye giteranwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko anjya ngo murabizi mu makuru yacu yagiye abanziriza intambara yuko Biden yagiye atangaza yuko Uburusiya buramuka bugeze muri Ukraine nabwo Amerika leta ihagurutsa indege zayo ndetse n'abasirikare bakajya guhangana n'Uburusiya barwanire igihugu cya Ukraine. Gusa ibyo ntabwo byigeze biba nyine kugeza kuri uyu munota. Vladimir Putin yakunze gusaba ko Ukraine itakigera na rimwe ijya muri OTAN cyangwa se NATO, ariko Kiev babanje kugenda babikerensa nyine akavuga ati twege nta mpamvu kugira ngo Putin adufatire ibyemezo. Baje kubona ko Putin ibyo avuga rero abikomeje cyane ubwo yatangizaga intambara cyane intambara igiye irangwa hariya mu bice bikomeye cyane by'i Kiev ndetse na Kharkiv. Intambara rero yagiye ihitana ibintu byinshi bitandukanye ndetse n'abasivile batandukanye. Ibi rero Putin yatangije intambara yanga ko kiriya gihugu
igihugu cyakorana bya hafi n'abanzi be nk'uko yakomeje kugenda abitangazwa mu cyumweru gishize. Hari ibiganiro byabaye hagati y'abanyapolitike ku mpande zombi hagamijwe kureba uko intambara yahagarara. Umwe mu bajyanama ba perezida wa Ukraine witwa Oleksiy Arestovich avuga ko kuba Ukraine yazibukiriye kujya muri OTAN bishobora gutuma intambara ihagarara mu byumweru bike biri imbere nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Ku rundi ruhande abakurikirana hafi by'intambara hagati ya Moscow na Kiev bavuga ko kugira ngo ibiganiro bigere ku musaruro bizasaba igihe kirekire kandi gihagije, ngo si ibyo guhubukirwa kuko ngo nawamenya icyo Putin ateganya hagati aho ngaho bitewe nuko ashobora kuvuga ati mwanze ibiganiro na mbere, ati ngomba rero kuyigarurira namwe igihugu cyanyu nkakigarura nk'uko cyahoze akiri mu bimwe mu bigize leta zunze ubumwe z'Abasoviyete, ati ngomba kukigarura. Rero bimwe mu bintu byinshi abantu bakomeza kugenda batangaza, gusa n'ubundi ibikomeza kugenda bivugwa nuko y'Uburusiya buvuze nk'ibintu ngibyo bugatangaza yuko bugomba gukomeza guhangana. Igihugu cya Ukraine cyo kigasanga gishije makeya, Uburusiya buhita bwongera bukazamura amarere, nabwo bwazamura amarere Ukraine ikahita yongera igahaguruka cyane. Yuko bamwe mu baturage bo mu gihugu cya Ukraine bavuga yuko batazahagarara kurwanira igihugu cyabo, bamwe bakomeza kugenda bicwa n'ibitero by'Uburusiya, ndetse bamwe bakabwirwa n'amazu atandukanye, cyane yuko nk'ejo hahanuwe inzu ifite amagorofa asaga 16 yose igwira abaturage n'ibikuta byabo. Umuryango wa Croix Rouge muvuze yuko wakomye mu nkokora no kugira ngo ujye gutabara ibintu bitandukanye nyine bikomeza kugenda bitari byiza hara mu gihugu cya Ukraine. Gusa Perezida Zelensky nubwo avuga ati ntabwo tuzajya muri OTAN, iri tangazo yatanze cyangwa se ubutumwa yatanze ntabwo buhamya neza yuko we adahagarika kurwana, n'ubundi arakomeza akarwana. Icyo Ukraine idashaka nuko yamanika amaboko ikavuga ati turatsinzwe. Icyo Ukraine ishaka nuko ikomeza kugenda yirwano ndetse igakomeza kugenda ihangana n'igihugu cy'Uburusiya, icyo kidahwema kuvuga yuko kizagera ku byo cyifuza, yaba mu buryo bwa diplomasi cyangwa se mu buryo bw'intambara. Hameneka amaraso atameneka. Putin ati jyewe ndashaka icyo nshaka, ati kandi icyo nshaka ngomba kukigeraho, ati kandi bira bihugu byose by'Uburayi ati ngomba kwifatira ibihano, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cya Canada ndetse no mu Burayi henshi hatandukanye. Uburusiya rero bwakomeje buvuga yuko nubwo bagafatiye ibihano ndetse bazakoma mu nkokora ubukungu bw'aba, ariko ngo systeme icyo bazakora gusa nuko babayihindura gusa kugira ngo maze ubundi Uburusiya bukomezanye ubukungu bwabo ndetse n'ubutunzi bwabo ntihagire igihungabana, cyane yuko mu bihugu bitandukanye aribyo biri kugenda bigorwa no kuba hari ibintu byinshi bikomoka mu Burusiya, by'umwihariko peteroli ndetse n'ibindi bitandukanye biva muri Ukraine bitari kubasha kuba byahava, ndetse na zimwe mu ndege zitandukanye zo mu Burusiya zikaba ziri kugenda zitemererwa kuba zahaguruka cyangwa se kuba zajya mu bihugu bitandukanye. Urumva rero ibibazo bitandukanye bikomeje kugenda bivugwa, yaba ndetse mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa murabizi ibiciro byarazamutse ku rwego ruri hejuru, gaze na peteroli ndetse n'ibindi bitandukanye bikomoka kuri byo byagiye bizamuka bigatumbagira ndetse bikavuka ibibazo bitandukanye, aho usanga mu bihugu bimwe bitandukanye byo muri Afurika tuzi ko bikomoka muri peteroli nyinshi nka Nigeria byagiye bihagarara kabisa, ugasanga amasasyo amwe namwe yarumye kubera kubura essence na peteroli, ndetse n'abaje bagaparika ibinyabiziga byabo. Ngayo guko rero ni ibintu bitoroshye cyane kubera kugenda bivugwa hirya no hino, gusa turahari kugira ngo dukomeze kugenda tubagezaho updates zose zigenda zitandukanye. Amakuru yose asohoka muri 95 ukora subscribe, hanyuma ukomeze kugenda ubara natwe kandi amakuru yose tugenda tugutegurira umunota ku munota, isaha ku isaha. Komeza ubwo neza muri Imana, komeza bane namwe. Salam shalom.